ukande rimwe cyo magana 5 ubone rivani bari abagabo barabyamaza bakabahemba none nawe iyo nkwamamariza uko uzabigenza ubyagenje mbwira uburyo wabigenza nomero zabo nyine nawe uhamagare umwanya narushya ngiye nawe nzawuruhe uzawuruhesha nzawufate bakakubona mu bapfumu wagiye gushaka ubutunzi nese ugeze ubona ndaguza munyamakuru ko nawe ugira ntabwo waraguje ko nawe nasabye ese ubutunzi se Imana irabutanga kabunyuza mu bantu yabinyuje mu bantu kuko ntabwo wahamagara wabwira Imana ngo mereza hano gukizamura akaboko yabinyuje mu bantu ibinyuza mu bantu rego no mutwe ese ubaye ko yari telefone hari ikibazo ufite wamunarira yivuma nyine umbaze kare wamunarira yivuma abeti bose nibihuga kananya ariko nitwa ni nk'abamatse shaka ibitsaherage hari umuntu wambwiye ngo amafaranga y'amarundi ngo y'amagande ngo ikintu cyose ngo ni imitwaro agira bakunda gutega moto ngo ni umutwaro bakunda imvune ni umutwaro njye nagiye nkajya mbana imitwaro ayoberwa ibyari agera kwa kuno twatashyaga iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 kuri kamera na mikoro za Manzi na Innocent TV hari mama papa kuri kamera ntago ndi kuri kamera ndi imbere y'abanyarwanda n'inshuti zabo n'abandi batureba hafi cyane mbese bakubona nta kamera ziriho baranzi ariko ndavuga ngo nta baranzi ni ukuri pe ntese mwana ukunda mwebwe abanyamakuru na muri bakarira amaguru na muri bakanyamunwa mugenda ku bantu rero nicariye ntiturire mu by'ukuri nkwegere kuryo ducere twanjye uko ndi kubyumva wise ungendaho nkaba ari umuntu ubona twicaranye uyu mukobwa yaje kumbaza ikibuko ni ukuvuga ngo ngewe nyuma y'ibyakubayeho muri make ibyakubayeho ntabwo ari bibi n'ibindi bo muri ino minsi rero ukanawakira uyu mwaka ngutangiye nshyushye ndi kwishyushya umva ngo 2025 ndashyushye urashyushye amafaranga ni menshi ariko atabamesha ahubwo ndenda kujya gushaka umugabo muri cya gihugu cy'intuza cya gihugu cy'abasasipora oya badesipora wapi hari igihugu turi kuba inshuti cyane muri ino minsi ni Congo se ni Uganda ni Burundi Qatar by the way agwabinkora ni muri Qatar uyada ntago harya ibiceri wanyine utabishatsemo umujama Qatar aba y'abagabo benshi kandi beza oya nibashaka bazaba bari ko ari abagabo uretse ko ari na beza ishaka cyo nabo none ubwiza bwabo hari abagore bakeya hari abagabo benshi abagabo ni 100%, sibyo ese ubwo wamayeho kuri ariya mafaranga wenda ushaka igeze tuvuga ngo wowe wakira ibifaranga miliyoni 40 na zingahe ni amafaranga menshi cyane oya taneza abakobwa ntabwo zagezeho ndaracyari agwabinkora ntago ndi yari yaya ntago yose wayabonye narabaze kuko nasaze 40 na zingahe zitarimo none se ubwo yarari muri kuyakoresha iki mweze menshi ariko yarari mu hakwibye mwityo amafaranga mwitonze bayita we ibico birya nakavuyo urumva ubona tembera hanga nukuri shana kureba n'undi wari ushonje nkanye naye nkamuhawe ukamuha namfasha uyata hari abana batiga se mama papa ko bajya bavuga ngo ari amafaranga bari abantu batanga ngo nta kintu wayamaza cyangwa se inariye byo yakoresheje birashya ese n'uba wayariye
niba azashyenda ngo nzayikira yakenye nanzo waguze narayiguze ariko ntago ndayishyura nakizeho umukomisiyoneri uko zihiga azayibona nyamaze ariko ari amafaranga azayibona nyamaze ari amafaranga nagabikira yabikika gutazahaza azaguruka ubundi ugurukana nayo wakira nuko yarya vava nk'uwenda umusasa biriya bintu ndashaka ko tugaruka kuri biriya bintu umupfumu yagukoreye umupfumu w'umukecuru yamuhaye amafaranga ariko muri miliyoni yanyemereye ntago zose ziraza ariko mve ngo ndayafite cyane imideni biragaragara ubundi umuntu usa n'amafaranga uhita umubona wigo ntuyigure yes we birutwa no kutabuhiga niba yazi umuhigo wo kunyiza agomba kunyiza waraye ku dufaranga twawe duke wamuhaye kuduhaye make n'amazi 200 niyo yaciye yego amamiliyoni izamaye arabura 3 nibyo 42 urazifite nazigira nese zirashatu cyangwa umunyakibazo zirashatu nge wazimpaye nanjye nka shaka kuguza se uri gushaka kugira ngo wenda nanjye waho nazi kwese no wazigiriye muri makamodo zigireyo nose wabwira papa biriya ni nka tombora z'iki gihe wabonye ngo tanga 500 ukanda akanyenyeri ugaruka ukande rimwe utombare rivana bavuga no kuri radio se abanyamakuru babivuga tombora tanga 500 ukanda akanyenyeri hindukira ukande kabiri ukande rimwe 500 ubone rivana barabagabo barabyamaza bakabahemba none nawe iyo mwamamariza uko uzabigenza ubyagenje mbwira uburyo abigenza nomero zabo nyine nawe uhamagare umwanya narushya ngiye nawe uzawuruhe sha uzawufate niruke yafashe umwanya ndambara ndamagara ngirane kugira ngo mubone uranatanga ushaka ndatanga nana yagujije ariko asombwa nariye amafaranga wabahaye ubundi mama pako twari tukumenyereye nk'umukene waba yakuye 200 wawe yange mujye mureka kunyita umukene cyane oya ntago ari umukene cyane ariko burya yigukereje nagutegera by the way ubukene nayifite bari bufite igihe buzavaho urumva zurasabura ari amafaranga nagiye nyakora nyine ku biganiro ndihazigama wamuganye ese twashaka gukora ikiganiro ka matarani ka masenkani kabika 200 bisasu gukora n'abantu nka 5 cyangwa 6 ariko igitangaza gihari nuko byari wazivuye wananzoga nyine mama ni nko gukiza yakagakizwa akava kuri misenyi ubu giye kumera hanuza nditonetse ngiye kumera nkanuza nka yakanzuza yakanoza amuhaye amafaranga uriya mushiti wacu nuza yamuhaye 300 amugura nk'imyenda arangije kumugura nk'imyenda asigaye ngo arayamubitse yagonga arayarya ese mu mafaranga yamuhaye agombamo ibiceri 300 oyada ni kuri niko byagenze bitari bura kandi akavuga ngo yaguye muri 30 si kimwe n'ibice 30 se buriya umuntu yaguye amafaranga nakuriye nanjye nyagoga garuka yambitse ureba uriya muntu natse ubutunzi urenza asubize ngo bumbikiye ngo nabuze abanyabika reka nta kintu ahubwo yagoye ariye make burya hari igihe umuntu aba ari mu mavuta yo kuguha ubwo rero ahubwo burya warasuba akamugata ayo washoboye gutwara niyo wajyanye ariko yago n'umwana mwiza yaramuremeye wakintu buriya yari kugumana rajana yaguzemo imyenda yanajyanye 200 yari yasize agendaga buriya ari umugore yari yabikije kandi ikomeze ku butunzi bwanjye n'abagabo ikomereze ku butunzi bya tubyihoreze ubwo rero 200 ntago nayaguje nagiye naraguje ariko nagiye nkora ndabanza ndayishyura nyine abayangurije kuko sinanifite icyizere cy'uko bazayamba nagiye njya mu kiganiro nyine ayo mafaranga bampaye umuntu wari wayamana namuganda twumvikane we icyiciro cyanjye urakizi niba ngurije 200 nimva mu kiganiro bakamba turasa 30 nzanyaguha niba 10 nyaguhe niba amakugeza ibiceri byabishizemo ati ntari biko rabize ngiye ngo ndabantu bakunda nese wowe yamugujije umubwiye ibyo ugiye kuyakoresha reka ibyo bintu wabivuga yabwata ahubwo nawe tubanza tujyaneyo kandi utaramenya aho byerekera mama nk'abakirisitu bakuzi
wakishijwe bakakubona mu bapfumu wagiye gushaka ubutunzi nese ugeze ubona ndaguza munyamakuru ko nawe ugira umuntu ntabwo waraguje ko nawe unasabye ese ubutunzi se Imana irabutanga kabunyuza mu bantu yabinyuje mu bantu kuko ntabwo wahamagara wabwira Imana ngo mereza hano ngo ukizamura akaboko yabinyuje mu bantu ibinyuza mu bantu reka no mutwe watwaye nagarisha cyangwa atameno nkaho ndo watetse tameno zuzuye inkono yatetse tameroni yuzuye inkono yagitetse se ko ari idegedesi gatetse tameroni yuzuza icyo inkono isafuriya ugatonga wataye kamera nk'iki amazi najya akama ahubwo akajya yiye amazi nakamenyera burasanga b'igitogo oya da rero nanjye ntago ari tameroni ikoreye ni umutwe urumva none se mu by'ukuri ukimara kuyamuguza byose akayakuguriza yarama ariko muhisha wongeye icyo ngiye kuyakoza banza ndamwishyura mbona kuza gusaba ubutunzi ese papa kukishijwe wemera ko Imana ibaho jewe se shanda byemera nshobora niyo yaguhaye amafaranga wasanga aranyujije muri amukoba ya Kayamba idahari se burabwe ariko umuntu yagira ubwayo ko kugira ngo uguhe umuntu 200 narangiza guhe miliyoni 30 cyangwa 15 atari Imana yabaye idahari nta kintu wabona ubu nanjye ngeyo uzajya nyine ariko uzabanza nanjye unguriremo agafanta kugira ngo mbe nimero ze ega abakomisiyoneri ntabwo baracika akabagira nimero nayishyize ku kiganiro nimero barayivuze yishyira ku kiganiro niba barayishyize hari igihe uzasanga atariyo ugomba kubaza ukangurira agafanta nakunyuraho ega nanjye baranyuzeho nanjye nabaguriye agafanta neza ubu abantu bose bashobora kuba bavugisha uriya mubyeyi bakunyuraho ya mukecuru se oya neza ko ari uwo bisabye hari undi wabisabye hari undi muntu wigeze abisaba ariko rero ntazagira unca nimero zabo mwarazibonye nange muzigire yarazivuze muzajya muhamagara sha sinakira abantu bampamagara y'amafaranga bari menshi ngo ngwino ngo papa ngo tujyane wajya wari ukinze inzu oya najyamo aranyinze undi muntu wabumaye ariko yamaye bukeya pe ntabwo ari nk'ubwuri uriya wararenze umuntu arampamagara murangire we ngo yagiye arahayoberwa ni ukuri ngo yaragiye arahayoberwa nagiye yarampamagaye ngo se ko ntayoberwa nambwe ni we genda yanguriye imiti y'ibihumbi 3 yamaye 4 icyo gihe nayo nyine inzoga muntu niwe koko noneho birangiye nayo nywa byeri nywamo byeri za 2 buri munsi yari ikiguri cyane cya 2 yageze kuri 2 ubwo nabwani rero nahana ubwo aragenda amuhamagaye ngo ntiyamwitaba iba yaramagaye ziriya niba atarizo nubaka akanya rwose azambaye yahise anyandikira ngo ndi umugore mubi yambwira n'ubwiza wamubwira iki uwo muntu n'ubwiza mpagaze ngende kumubwira ko namurangiye pe aho nanjye nagiye ngo hageze ngo arahabura agaza n'ubundi wega ubutunzi ntabwo bupfa kwigaragaza ariho ni madamu Samake ngo bamushaka mu nyanja bagakata n'igihe n'ikivu cyakumira uri gushaka madamu Samake uza gushaka ubutunzi ni uguhubuka urabyitondera hari ibyo uba ugomba kubanza gukemura utabyitondeye burya mva zakakuba baguhanyuka zakwakira none gutekereza kujya gushaka ubutunzi hariya zakwakiraho gutekereza gushaka ubutunzi hariya ahantu byagenze bite byanwaye igihe byatangiye 2024 yarageze kari kugishyura ubundi nka mama papa y'icana sibyo dore ko iki cyane gake abo wari ugiye kurasa n'ababonye ubundi ngwino yababonye witwa Betty yitwa Betty ese ubaye ko yari telefone hari ikibazo ufite wamunarira yivumani nyine umbaze kare wamunarira yivumani Betty bose ni ibihuha kananya ariko nitwa ni nk'abamatse tagiye kuzana abana b'abandi bari gusavinga nanjye niko nitwa Betty wenda arizo wamunarira yivumani ariko atangiye kuvuga ngo live yabona kuri pirate aroza ntabwo tuba turi bihuha babonaga kamera babarase babaziza ntabwo babaziza tuzagiza nk'iryanjye gusa babazi ko twebwe ahantu tugena n'abanyamakuru batugenda inyuma yego none se ubwo bari mu biki kandi niba bazi ko twebwe aho ukandagiye abanyamakuru aza yiruka bakunda ibyiza cyangwa bagakunda n'ibibi byose abiri inyuma rero najya mu ndege najyayo tuzatujyana tujyana none
Sorry nako nzajya musanga yahuye ubwo usanga aribyo byo mbavuga mama nari ndi kukubaza nti ugiye gukora iki nihe mishinga urimo imishinga se naguna ndimo nkubwira ngo apangaye baravunika kandi bajya kwishyuza ubundi abagore ngo cyane abagore bibana ngo nimujya mwishyura ngo ubundi ngo mujyango murango ngo ninde ngo mufite abagabo nguranyishyura cyane unyishyura burya abagore bibana barasuzugurwa Imana bagire neza nabandi abashoje impamvu ushaka kuzajya kwishakira umujamari muri Qatar birabicaye nzabanza mushakamo n'umukobwa abantu bo muri Qatar n'abashoje cyane baratereka tuzajya muri Qatar kujya muri Qatar nta visa no gukatisha itike y'indege gusa n'amafara yawe agwabinkora kandi ntabwo mbikukoze ndabikubwiye no gukatisha no kujya kwa visa ubundi ukajya nkajya kwishakira umupapa ungana uri watariye icyuma by the way ubwo nzabanza ngure inzu baraguhamagara ubwo niwo mpamagara buretse Qatar tuwe tumurahamagaye ariko wumve ngo gahunda ukuntu ihagaze ndabanda gushaka kubanza inzu yo narayibonye nakiza mu komisari mbwiye ko atayibura nagejeje amafaranga asigaye kugira ngo mbashe kwishyura yuzuye zigenda nka 35 yandoka yashakamo yani nyashakamo muri Qatar ese nta gutekereza ko ari amafaranga ashobora kuzaguhombera agahita abura akomomba gute kandi yatanzemo ushobora kuba ufite miliyoni y'amagande ese ziraza muri Amerika zahiye bagize amafaranga y'amagande bayita UGX Uganda ni shillings noneho amafaranga y'amarundi bayita mahera noneho ushobora kuba n'amanyarwanda ariko ushobora kuvuga ngo ni amahera ngo cyane amarundi ushobora kuba ufite amarundi 100 wagura primus 2 akaba arashize akaba araheze nzazi ngo nzacakira yahera tahera izishaka ibitaheragiye hari umuntu wambwiye ngo amafaranga y'amarundi ngo y'amagande ngo ikintu cyose ngo ni imitwaro gutega moto ngo ni umutwaro bakunda imvune ni umutwaro ngiye nagiye nkajya mbana imitwaro ayoberwa ibyari agenda kwako twatashyaga nk'uko agenda umutwaro umuba w'inkwi n'umutwaro cyamara gusha amafaranga icyo nzayakoze sibyo yego inzu yo iri hafi kuboneka inzu nicyo nzayakoza nkishyuramo n'abana badafite ishuri sibyo cyangwa banashonje reka ari amafaranga Imana ibiyaduhaye niyo nabaca ubushobozi wenda bwo kumwishyura minerivare igihembwe kimwe nabwana urya biswi urya isambaza urya ubugari urya iki abana baranyurwa ni nk'abagore burya ukuri byaba ari byiza Imana yagwa yaturemeye nicyo wabwira abantu bari kuri kamera bari gukurikirana wenda batuburiye cyangwa se bakiri no kubatuburira batuburenge n'ibindi kandi baho nabetse ngero nkayabura nibwo nzavuga ko banubura ko nyafite mu nzu oya babayoboka umuntu muzima bave ku giti dore umurongo bave ku giti dore umurongo dore umuntu yanomero yayindi numva ari byoroje kumbaza nibyo Imana iguha umugisha rero abafana bawe tutagiye ku by'amafaranga no kuri biriya n'iki bababwira ibyo mbabwira se ni ukuri bakomeze dukundane mukore ngo ndishike pride bakande subscribe mfite umunwa munini kuvuga birango ni subscribe urumva by the way none umukanda kunyenye n'inzogera sinzi uko bigendera kizera kukazogera ubwo rero ibintu tuzavugana ubutamurakoze nanjye rero ndababwira nti ndabakunda cyane ni Sadonda Manzi mukore subscribe kuri Manzi Innocent TV murakoze rata mukomeza kugira ibihe byiza nanjye ndabakunda abari abatariye abapanga imwihanga nanjye nyibonye binonguye yego nabo bagire neza bo kubasora nange muzayabona amen hanyuma rero natwe turababwira ngo Imana ibahereze umugisha kuba mubasha gukurikirana ibiganiro byacu hanyuma ibahe umugisha cyane kuba nanone mubasha kubisharinga nano hirya no hino Imana ibahe umugisha hari umwana abonye papa yaguye mu mazi agize ngo arapfuye urupfu abantu bose bararutinya ntabwo wabe ariko uwo mwana mwamumara nkamubwira ko papa ariko munzanira hano ariko rira munzanira gwera tukubwire papa ntacyo abaye n'ukuri baba we papa ni byoroshye
baba we shari umuntu abura nyina ntabura se urumvira mu mwana n'uyu yaba papa uno munyamakuru kira ubaye iki nyine ubaye papa agiye he kango aragura ati amazi aramutwaye papa agiye he mama nyamara ari mu mata tagwamo dore yaranga kivukira muri ngo ndakakanya mwana aranyikuye muri urupfu rubi cyane ndahagapfuye baguye mu mazi ariko umwana ni urize mbere ya nyina kamera mamwerekana uri hakurya ngo hakurya umwana aramubuze murebe ugaragaza umutwe gusa umwana papa dore ifira muri umwana mumufate nawe ataza kugwamo kubera ko iki kivu nta mikino kigira oya ntacyo aba ariko ni ukoga nyine abana koga ariko umwana ntabwo abona umuntu agwana wangana gutya imbwa iraga wakino ni iki kitoga n'inama ni amayada baracyagwa bashiriye muramuke cyane ndabona hano bakibaza kiri kubamira bunguri oya da ndabona ikivu cyabaye ikivu kora subscribe like share na comment yo tubana gatanu ko kandi Sadu n'Amanzi ndabakunda